twamaze kumenya yuko ikinyejana tugezemo nta musore wakagombye kuba akirara mu nzu na se na papa na mama bararana mu nzu imwe. Ese ni ryari umusore agomba kuba yasohoka iwabo akajya kwibana? Ntabwo ari cya gihe wumva yuko washyushye urashaka gushaka umugore, ntabwo ari cya gihe wumva yuko wakuze ngo urakuze ngo uvuye iwanyu, byanga byakunda hari igihe hari ibihe umusore agomba kuba yahitamo kujya kwibana. Igihe cya mbere rero umusore agomba guhitamo kujya kwibana ni igihe abona yuko mu rugo hari uburyo abangamira bagenzi be. Hari ukutababangamira wenda mu buryo busanzwe kuza ngo urabakubita ngo utaha amajoro ukabakinguza nijoro, oya. Hari ukuba muvuka muri abahungu benshi, muri abakobwa benshi, none ugasanga aho waryamaga bitangiye kubangamira barumuna bawe bakiri batoya kubura aho kuryama. Icyo gihe uhita uvuga uti okay, ndabona nakagombye kuba najya gushaka uburyo najya kwibana, ngashaka akageto wenda ka make, nkazajya nemera nyine nkabaho naba ariko byibuze nkabisaba barumuna banjye bakabona aho kuryama. Bijya bibaho usanga uvukana n'ababyeyi, uvukana n'abana, ariko umubyeyi ahora areba yuko warakuze ntabwo ushaka kuva mu rugo, kandi abana ntabwo bafite wenda aho kuryama, mufite ibyumba 2, usanga harimo nk'uburiri wenda imifariso nk'itatu ariko hose haryamaho abana, ugasanga nyine usanga urucucike rw'abana nyine mu cyumba nyine muri benshi, ugasanga nyine umubyeyi atangiye kumva yuko nyine byabangamye, akavuga ati se muhungu wanjye nimubwira gutya biramubangamira, araza kumva ko namwirukanye. Niba ubona yuko rero muri abana benshi mu rugo ukabona hari uburyo, ubwo nahereye urugero wenda aho kuryama, kuko hari n'igihe ushobora gusanga mu rugo kurya nyine ari ibintu bigoranye, ukavuga uti ibyo naryaga ndamutse mvuye ahangaha bishobora kuba byafasha barumuna banjye. Niba wenda waryaga 3 ku munsi, bivuze yuko barumuna bawe noneho ufite uburyo nyine noneho nabo wabahaye akanya ko kuvuga ati buri kanya ndaza kuba ndi kurya, nkenera kurya ndaza kurya, atari ukurira ku mibare. Nyine ubwo ni urugero nagiye nkuha. Hari igihe ureba mu rugo ukabona yuko umeze nk'aho ubangamiye bagenzi nyine barumuna bawe, ubangamiye ababyeyi. Kubangamira ababyeyi ni kwa kundi uri umusore mukuru, urara mu nzu ya siko na nyoko, bararyamye nijoro, ibyo bakora ibyabo, nyine rimwe na rimwe bakabangamirwa, nyine bakumva yuko babikora udahari, urumva nyine uba utangiye kubabangamira. Rero icyo gihe wakagombye guhita uvuga uti mu rugo sinshaka noneho kurarana mu nzu na papa na mama. Uba wakuze mu myaka 25, uba ugishaka iki kwa papa wawe na mama wawe? Icyo gihe rero utangira gutekereza uburyo wava mu rugo. Nubwo wenda kuva mu rugo nabyo tuzabiganiraho, uburyo wava mu rugo witeguye, kuko ntabwo wapfa kuva mu rugo udafite amafaranga y'ubukode, udafite icyo uzajya ukora. Iyo bibaye ngombwa ujya no gushaka akazi nyine kugira ngo wihare kuba warara iwanyu. Icyo gihe rero icyo ni ikintu cya mbere kizakwereka yuko umusore yageze igihe cyo kuba yava iwabo agatangira kwibana. Kwibana ni kwa kundi ushaka akageto ukagakodesha, ugashyiramo agafariso, ugashyiraho ishuka imwe, ugashaka akaradiyo ugashyiramo, ukagura imyenda nyine gutyo, ugashyira nyine ku buryo nyine uzajya utaha ugakingura ukaryama. Niba inzu ari 5,000 ukishyura nk'amezi 3 15, ukavuga uti byibuze ahangaha ndumva mfite umutekano. Ushobora kubyuka mu gitondo ufitemo angahe yawe, niba ari 5 ukagenda ukanywa icyayi cya turuwasa, ukavuga uti nari njyewe ahangaha nshobora no kuba naryama. Abahungu benshi usanga kubera ko bamenyereye mu rugo iwabo, barira igihe, barabyuka mu gitondo igikoma, saa 6 akarya, saa 9, ntabwo abazi ngo ubuzima bwa hano hanze bumeze gute. Sohoka iwanyu niba ugeze igihe cyo gusohoka, niba uzi neza yuko ugeze muri cya gihe cyo kubangamira barumuna bawe ndetse no kubangamira ababyeyi bawe. Ushobora kuba uri umuhungu wenda ufite ingeso nziza, utajya ubangamira ababyeyi, ariko burya ababyeyi turababangamira, kuko hari imyaka utakagombye kubararana na papa wawe na mama wawe mu nzu. Icyo ni icya mbere. Ikindi kintu cya kabiri umusore kizamusunikira kuba yava iwabo agashaka ahandi yerekeza ni ikijyanye n'ubukungu. Hari ukuntu iwanyu muba mutishoboye, niyo mwaba mwishoboye kandi biba byiza iyo uri umusore noneho kujya kumenya ngo nanjye menyera ubuzima bwa hano hanze. Ibaze ufite inshuti zawe z'abahungu, iyo ziri mu rugo ziba zituje, ukabona arabyutse agiye mu kazi, niyo kaba ari akazi k'ukwezi,
aratashye, ukwezi kwarangira bakamwishyura amafaranga, agakoraho kwishyura inzu, agasigara na balance. Icyo gihe rero nawe ugomba kuvuga uti nanjye njya gushaka akazi, noneho njya gutangira kwibana. Rwose niba ugeze mu myaka 25 ukaba ugitaha kwa papa na mama wawe, uribeshya cyane, kuko ni ukuri ko uzageza imyaka 30 utazi uburibwe bwa hano hanze. Kandi kugira ngo umuntu agere kuri successful nyine mu buzima, ni uko ubanza nyine kunyura mu bintu, mu macupa y'ibimene, isi ikagukubita, ukajya gukodesha inzu, ukabura amafaranga yo rimwe na rimwe hari igihe wishyura amezi 3, ayo mezi 3 akarangira udafite ayo kongera kwishyura. Icyo gihe bimaze kuba byakuboka 2-3 nibwo utangira kwizigama, ukamenya kwizigama. So rero niba ugeze igihe cy'ubukungu, gushaka ubukungu, tangira usohoke iwanyu, kuko nta muhungu ukirira kwasi. Niba ushaka gukira ukaba umukire, sohoka kwaswo. Ubwo rero niba ugeze mu gihe cyo gushaka ubukungu, kumva wakiteza imbere, kumva wagura ibati rimwe, amabati 2, kumva nyine wagura ikibanza, kumva wagura iyo nka, tangira usohoke iwanyu ujye ahandi. Wenda mu rugo uze ubasure muri weekend, ariko byibuze bumva yuko umuhungu wacu. Hari n'igihe usohoka mu rugo iwanyu waba wiyibana, ukabona mu rugo iwanyu batangiye kuzajya bakuzanira igitoki muri buri weekend, bakakuzanira igitoki, bakakuzanira ibirayi, bakakuzanira ibitunguru, bakavuga ati umuhungu wacu rwose reka tumwiteho. Buriya ababyeyi ntabwo umubyeyi yakwirukana mu rugo, ariko iyo umweretse yuko nawe washobora kwikodeshereza n'ibindi byose abigufashamo. Icyo gihe rero ibyo ni ibintu bizakwereka yuko umuhungu ageze igihe cyo kuba yasohoka iwabo mu rugo akajya kwibana. Ariko iyo mvuze kwibana utaza kugira ngo utange kwiga ingeso mbi, kuko ushobora kujya kwibana nawe urimo gushaka ubuzima, wajya mu bakobwa ukagira umukobwa utera inda, bikarangira utangiye kujya kubana nawe kandi nawe ubwawe udashoboye kwibana. Iyo mvuze kwibana ni kwa kundi uri aho ngaho nawe kurya biba byagoranye, uteye umukobwa inda, ugiye gutangira noneho kubaho nabi birushijeho. Ni byiza rero utangiye kwibana, kwirengagiza abakobwa. Ahantu ureba abakobwa ntugahagarare, jya uhita wirukanka. Ako niko kantu ushobora kuba nakubwira. Kana subscribe, turagaruka mu kindi kiganiro.